umwami w'abami yaradutoranyije mureke tumushimira agira neza yaduhaye n'ijambo yaradutoranyije mureke tumushimira agira neza umwami w'abami yaradutoranyije mureke tumushimira agira neza turatashe igihe kirageze turatashe turatashe igihe kirageze turatashe tugiye kwa data igihe kirageze turatashe igihe kirageze turatashe tugiye mu ijuru igihe kirageze turatashe igihe kirageze turatashe ndayiratira abatayiziwe mana ndayiratira abatayiziwe ngiyo mana nzima ndayiratira abatayiziwe mana ndayiratira abatayiziwe iyo mana nzima ndayirata onzaja hose we ngiyo mana ndayiratira abatayiziwe ngiyo mana nzima ndayiratira abatayiziwe iyo mana ndayiratira abatayiziwe iyo mana yeme ndayirata no mu madini we ngiyo mana ndayiratira abatayiziwe ngiyo mana nzima ndayiratira abatayiziwe iyo mana ndayiratira abatayiziwe iyo mana nzima reka dusabe muri tata kamuriza onde iki gikorwa Uwiteka mana ishobora byose Uwiteka mana nzima turagushimye kandi turaguhimbaje izina ryawe nyagucyubahiro bishimishwe nuko Uwiteka uturinze mu rugendo twatugeza ngaha amahoro Uwiteka wari gucyubahiro mu izina ry'umwami Yesu Kristo Mwami Imana mana ishobora byose nta kindi kituzanye n'umurimo wawe wo kubatiza mwene data Uwiteka ndagusabye kugira ngo uwo murimo abara uyobora mu izina ry'umwami Yesu Kristo ufate ugiye gukora umurimo mu ngaragu wawe umufate umuyobore kandi agusabye kugira ngo ahangaho Uwiteka abone kumuka wera mu izina ry'umwami Yesu Kristo Mwami Imana mana ishobora byose ndakwinginze Uwiteka kugira ngo ibikorwa ngaha byose biyoborwe nawe bigusegereze ku bitoze mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen reka dufungure amajambo ari muri Mariko dufunguye muri igitabo cya Mariko ibice 16 Mariko sura ya 16 uhereye ku murongo wa 15 ya mstari wa 15 amagambo yanditswe hano nanditswe hapa uhereye ku murongo wa 15 ari kuvuga ati arababwira ati muje mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azakirwaho iteka amen iri ni ijambo ryiza cyane irimo nzuri sana kwereka uko ukwizera kugomba kuza tuonesha kama kwizera kuza ari uko umuntu yumvise kuamini kunakuja wakati mtu anayasikia kumva kusikia niko kuzana kwizera kunaleta kuamini kumva iki kuamini kusikia nini kumva ijambo ry'Imana kumva ijambo rya Kristo iyo umuntu yizeye utakiamini akabatizwa Bibiliya iratubwiye ngo azakira ataokoka Imana ihire ijambo ryayo ngabariki neno lake turongera dusome byakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume byakozwe n'intumwa ibice 4 sura ya 4 umurongo wa 12 mstari wa 11 byakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume ibice 4 sura ya 4 Yesu niwe yahinyuwe Yesu niwe buye yahinyuwe namwe abubatsi kandi byahindutse ibikomeza imfuruka
iteka amen. ari kuvuga ati Yesu niwe buye ryahinyuye namwe abubatsi kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Umurongo wa 12 akavuga ati kandi nta wundi agakiza kazabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Amen. Izina Yesu Kristo niryo zina rikomeye kandi niryo zina twahawe ryo gukirizwamo. Iryo zina niryo tuboneramo agakiza, ariko abatarizi bararyanze. Yesu yaziye abafarisayo, Yesu yaziye abisiraheli, arababwira ijambo ryiza kibaryemye. Hano turabona handitswe ngo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka, ariko mwebwe abubatsi mwararyanze. Ku murongo wa 12 atatugira nta wundi agakiza kagomba kubonerwamo kandi nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Izina Yesu Kristo niryo zina twahawe ryo gukirizwamo. Amen. Kongere dusome ibyakozwe n'intumwa, dusome Matendo ya Mitume ibice 19, sura 19, sura 19. Apolo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora mu Efeso, asangayo abigishwa bamwe, arababaza ati mwahawe umwuka wera mugitangira kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati mwabatijwe umubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ariwe Kristo. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Amen. Amen. Aya ni amagambo meza cyane, mazuri sana. Amagambo atubwiye ati nta rindi zina munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwa mu izina rya Yesu Kristo. Iryo zina niryo tunakwiriye kubatizwamo. Tubonye hano igihe Pawulo yanyuze mu bihugu, ageze muri Efeso, ageze mu bihugu byo haruguru, asangayo abigishwa. Abo bayigishwa bari bigishwa ba Yohana. Arababaza ati ese mwahawe umwuka wera mugitangira kwizera? Baravuga ati ndikwa twamenya ko umwuka wera yaje. Arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Ati twe twabatijwe mu batizo wa Yohana. Ari babatijwe barabizera, ariko kuko babatijwe mu izina ritari ryo, kandi Yohana yarabatizaga abantu ababwira ati murindire uzaza hanyuma yanyu, uwo nguwo niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Arababwira ati rero igisigaye uwo nguwo yaraje, n'umwami Yesu Kristo. Babyumvise baravuga ati twizeye kubongera kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Pawulo abarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Amen. Izina Yesu Kristo niryo dukwiriye gukirizwamo, niryo twahawe ryo kubatirizwamo, kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Munsi y'iryo zina nta rindi zina ririmo. Niwe Alfa, niwe na Omega, niwe tangiriro, niwe n'iherezo. Umuntu wese ubatiza binyuranye n'iryo zina aba atarabatizwa. Ababigishwa tubonye ko babatijwe inshuro zibiri. Ubwa mbere babatijwe na Yohana, ubwa kabiri babatijwe na Pawulo. Abona kubarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Byakozwe n'intumwa ibice bibiri. Byakozwe n'intumwa ibice bibiri. Duhere ku murongo wa 32. Hari kuvuga ati abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbese tugire dute?
iki ni ikibazo gikomeye Hii swali ya nguvu sana. cy'umuntu wari we wese Kila mtu yeyote yarakwiriye kwibaza. angejiuliza. Mbona aba bagabo Naona wanaume barasobanukiwe kubaza ikibazo walielewa swali nzuri. kuko bari bashaka kumenya Walikuwa inzira. wanataka kujua njia. Barabaza ati Wanauliza babaza Petero. Petero n'izindi Na ntumwa. mitume zingine. Mbese bagabo bene data, wanaume none ndugu. twebwe ko twumvisize Jambo tunasikia. ijambo Neno ry'Imana la Mungu. tukumva iby'uwo mugabo, Yule Mungu, none wanaume. tubigire dute? Sasa tufanye je? Tugire dute Tufanye je? kugira ngo tubone ubugingo buhoraho? Tupate uzima wa milele. Hano hari igisubizo Hapa cyiza. kuna jibu. Petero arabasubiza Petero ati akawajibu eti mwihane tubu umuntu wese mtu yeyote muri mwe ndani yenu abatizwe mu izina rya ndani ya Yesu jina la Kristo Yesu Kristo, ngo mubone mpate kubabarirwa kusamehewa ibyaha byanyu. dhambi zenu. Amen. Amen. Igisubizo cyiza Petero asubije, Jibu nzuri Petero abwira anawajibu. iteraniro, Akaambia abwira abo bantu bari bateraniye aho, watu wanayekusanyika ati pale, mwihane utubu, buri umwe wese Kila yeyote abatiziwe abatiziwe mu izina rya Yesu ndani ya Kristo. Kristo. Niryo zina ryo ryonyine Jina pekee ryo dukwiye tunastahili kubatizwa. kubatizwa ndani. Mwihane Utubu, umwe wese kila yeyote muri mwe ndani yenu abatizwe abatiziwe mu izina ndani rya ya Yesu jina la Yesu Kristo. kandi namwe Tena nanyi muzahabwa iyi mpano Pewa hii karama y'umwuka ya wera. Roho. Amen. Amen. Kuko isezerano Kwa ari ahadi iryanyu yenu, n'abana banyu watoto wenu, n'abari kure na bose wapambane wote abazahamagarwa wale wote n'umwami Imana wataitwa na yacu. Mungu Amen. mfalme wetu. Nuko akomeza anaendelea kubahamiririsha Washuhudia n'andi magambo maneno menshi mengi, abahugura akiwaonya, ati mwikize akiwaambia mjiokoe ab'iki gihe kwa hizi wakati iyo bagiza wanaisahaurisha. nuko Sasa, abemeye wanayokubali ayo magambo maneno hayo ye yake, babatizwa babatijwe wakibatizwa bongerewe ku basanzwe Wakiongezwa kwa wale wa muri kawaida, uwo munsi ile siku baba nk'ibihumbi wanakuwa bitatu. kama 3,000. Amen. Amen. Ibihumbi bitatu 3,000 byiyongera ku bandi najiongezea kwa wale wengine bari basanzwe walikuwa ibihumbi bitatu muri uwo munsi babatizwa mu izina rya Yesu Kristo Kristo. ndani ya jina la Yesu Kristo. Mbega imbaraga! Ona nguvu. Kandi uko babatizwaga umwuka wera yaramanukaga bakavuga indimi bagahanura kuko bemeye ijambo ry'umwami wacu. Amen. Umubatizo wemewe muri Bibiliya ni umubatizo mu izina rya Yesu Kristo. Niwo mubatizo wowe wenyine wemewe, niko kubabarirwa ibyaha byacu no gukizwa ni muri iryo zina. Abari hanze y'iryo zina baramya ibishushanyo, abari hanze y'iryo zina nta kubabarirwa ibyaha. Izina rya Yesu Kristo ryo twemewe tunakubaliwa kubatizwa ndani. Datinze Kama tukawiye mwene data aregera hano Mungu atakaribia hapa ngo tugire icyo tumubaza. tukue na kumuuliza Uyu mwene data ni wowe wemeye kubatizwa mu izina rya Yesu huyu Kristo, ndugu ndiye anakubali kubatizwa ndani ya jina la Yesu Kristo. ariko turaza kumubaza ikibazo kivuga ati Muuliza swali inayouliza wemeye unakubali ko umwami Yesu kama Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza? atakuwa mfalme na wokovu kwa Abo byemeye uravuga ati unakubali, amen. utasema ni amen. Arabyemeye Bali avuze ati ni amen. utasema ni amen. Wemeye ko ari uzakuyobora ubuzima bwawe Bali bwose? kama ni hata kuongoza maisha yako yote, unaweza kunyosha vidole juu. Arabyemeye. Anakubali. Sigaye rero Nayo baki kubatiza, kubatiza. kongera tukamubaza ati Tunamuuliza eti ese hari ikintu wavuga kweli kuna cyo kumva mu mutima unasema, unasikia utakivuze ndani ya moyo wako kama useme ko byakubuza unasikia umutekano? vinaweza kukuisha salama. Hari icyaha Kama ni dhambi wakoze, ulifanya, hari kiri mu mutima wawe. ni kitu kiko ndani ya moyo wako. Nina shukrani kwa kwamba anaendelea kuwa na haki. Na yengine na yajingana muongoza. Sasa hivi anakuwa kubatizwa na furaha inatoka moyoni mwake. Nataka nami anibadilishe vizuri. Mani mumugisha, Mungu ambariki. reka dusabe mwene data Gerard Acha tuombe ndugu Gerard. asengere Aombe aya mazi aombe maji kandi anadushira imbere na z'Imana. tutie mbele ya Mungu juu ya kazi. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa saa hii, kwa kuwa ulikuwa mlinzi wetu barabara
tunasili mahali hapa tunapoona mkono wako, tunasema uinuliwe tangu sasa na milele. Tunakaribia kipindi kizuri cha kuingia ndani ya maji. Mtumishi wako anataka kuingia ndani ya maji pamoja na yule ambaye atabatiziwa. Tunaomba Roho Mtakatifu ashuke pamoja nao. Tunategemea pepo chafu ndani ya maji. Niende mbali na mtumishi wako, niende mbali na ndugu atakayebatiziwa. Mkono wako wa kuume ukuje hapa upatikane, na sisi tuone nguvu za Bwana ndani ya maji. Kuja Baba, uongoze vitu vyote, tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Uruwera mana, uruwera, uruwera mana, uruwera, uruwera mana, uruwera, uruwera mana, uruwera, oh uruwera mana, uruwera, uruwera mana, uruwera, uruwera mana, uruwera, uruwera mana. Data twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza. Muri iki gitondo tugushimiye umurimo wawe wakoreye ku musaraba igorogota, kuko ariho waducunguriye kugira ngo uzakwizera wese azababarirwe ibyaha bye. None dore mwene data yemeye kubatizwa mu izina ryawe, nawe turakwinginze ngo uze umubatize kandi umubabarire ibyaha yakoze byose. Uko yagusabye yakwinginze ngo umuhindure, natwe turabimusabiye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo tugiye kumubatiza, nawe uze umubatirishe umwuka wera n'umuriro. Aya mazi uyeze uyaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data Manu, ubwo kwizera kwe mubatije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rekasabe mwenda atakumbuka asengere iki gikorwa no kugishira ku isoko. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka Mana yacu. Dushimiye ko umuhamagaro wawe utandukanye n'uw'abantu. Kandi data, muri porogaramu zawe dushimiye ko uyu munsi wari uzi ko turi hano. Twebwe ntitwari tubize ko wari ubizi, kuko Nyagasani Imana uhamagara uko ushaka ku isaha iyo ari yose ubishaka. None data, mwene data arakwitabye, turakwinginze kugira ngo umufate ukuboko ari weho umuyobora. Uwiteka Imana inzira kwe kunyuramo nubwo ntiyabyishoboza, ariko turakwinginze kugira ngo umufate ukuboko data, maze mu nzira anyuramo zose ujye umuyobora inzira kwe kunyuramo. Umufashe mu rugendo rwe, agiye guhura n'ibigeragezo byinshi, agiye guhura n'intambara nyinshi, ariko data turakwinginze kugira ngo ari weho umubera umuyobozi. Ngaho rero murinde imyuka y'abadayimoni, murinde Nyagasani Imana iby'iyi si by'iki gihe ubimurinde, kuko Imana muri kino gihe urubyiruko Uwiteka Imana igira neza ruhura n'ingorane nyinshi. Turakwinginze ngo ujye umubera Nyagasani Imana jemadari, umurwaririre muri byose. Ngaho rero umuhe umugisha kandi mukomereze mu ijambo ryawe, maze data umugambi yafashe wo kugukurikira nawe data umuhe. Ngaho rero umugisha abaje baherekeje mwene data muri uyu murimo,
ubaha umugisha utagabanyije ari bashiki bacu ari bene data ari kugaragara kugurisha twese duhabwe umugisha nawe maze data twese hamwe ukomeze tubone kwawe maze data kandi ko tugiye gutaha utahe natwe duherekeze utubere igihome kidukingira kugeza ku munsi uzagarukira tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen.